yuko hamaze iminsi hagaragara ibirego rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakira ibirego bijyanye n'abantu bakodesha imodoka barangiza bakazigurisha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangiye operasiyo rutangira ibikorwa byo gushakisha abo bantu, hafatwa abasore 6. Operasiyo ikaba igikomeje. Bariya bagabo ubona bimaze kugaragarizwa 6 nibo bafashwe muri iki gikorwa. Hakaba hari n'imodoka 4 kugeza ubu ngubu zimaze gufatwa zivuye muri ubwo buryo. Ni imodoka z'abantu batandukanye, bakaba barazisubijwe ko ari 4. Ni imodoka zakodeshwaga na bariya bantu bakagenda bakazigurisha n'abantu bashingiye ku byangombwa by'ibihimbano. Abafashwe rero ko ari 6, umwe yitwa Ngoga John, akaba ari we master planner, akaba ari umuyobozi w'iyi gurupe y'abantu kagatsiko, agafatanya cyane n'uwitwa Mudatsikira Innocent, ariko hanze aha ukoresha amazina y'amahimbano ku ndangamuntu y'impimbano yitwa Cyusa Brice. Akaba nawe yarafatanyije na Ngoga John mu gucura uyu mugambi wo kwiba imodoka baciye mu buryo bwo kuzikodesha. Hakabaho n'uwitwa Dushimimana Naklet uzwi ku izina rya Dani. Uyu Dani akorera hariya mu mujyi wa Kigali, akaba ari we wacuraga ibi byangombwa, izirangamuntu mubona hano, na kashe ndetse na carte jaune z'impimbano. Akaba ari we wabicuraga yifashishije imashini. Akaba n'uwo bita Niyonagize Damien, uyu we yagendaga gukodesha imodoka, amazina nawe y'amahimbano. Ibyo byose ni mu rwego rwo kugira ngo bahishire uyu mugambi wabo. Iradukunda Jean Marie Vianney, uyu nawe akaba yaragiranaga amasezerano y'ubukode na nyiri imodoka. Ni ukuvuga ngo muri ya gahunda yabo hariho gukora amasezerano na nyiri ubukode ukodesha imodoka, hakabaho n'ujya kuyigurisha, mu rwego rwo kugira ngo basibanure ibimenyetso. Hakaba na Nzeyimana Patrick, uyu nawe yishakaga abakiriya bagura izo modoka. Aba bakaba barafatiwe mu bice bitandukanye ndetse mu bice bitandukanye by'igihugu. Izi modoka nazo zikaba zarafatiwe mu bice bitandukanye by'igihugu, uturere twa Nyamagabe, Kayonza na Gicumbi. Aba bafashwe bakaba bacumbikiwe kuri sitasiyo ya Ringeni Mirambo ariho bafungiwe, ndetse na Nyarugenge. Dosiye yabo ikaba yakozwe yoherejwe mu bushinjacyaha. Abafashwe bakurikiranyweho ibyaha 3: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo, kwigisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no guhimba, guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Iyo bavuze rero n'iki cyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo, iyo tubivuze mu buryo bw'amategeko,
ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho rivuga ngo umuntu wese urema umutwe ugamije kugira nabi abantu cyangwa se kugira nabi iby'abandi, ibintu byabo, hatitawe ku mubare waba wugize cyangwa se umutwe igihe uzamara. Rero mu buryo bw'itegeko urabona ko bariya bari bashyizeho umutwe w'abagizi ba nabi. Kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho niheshaga umutungo wa bariya bantu bakodesha imodoka, bababwira ngo barayikodesheje, bakayijyana bakajya kuyigurisha ibyangombwa bitari byo. Bakoreshaga no guhimba ibyangombwa, akaba ari icyaha bakurikirana. Aba bagabo rero uburyo babikoraga mu buryo wenda twavuga ko ari amayeri bakoresha, ariko mu by'ukuri nta nubwo ari amayeri ahambaye cyane. Ni amayeri aramutse abantu bagize amakenga babyirinda. Iri tsinda ryabanzaga rikagirana, hakaba ugirana amasezerano n'uwakodesheje, ugirana amasezerano na nyiri imodoka, bakamubwira ukuntu iyo modoka yabo bayikeneye, bayikodesha mu gihe cy'iminsi 5, bakaba bamuhaye avance, ndetse bakamushukisha n'amafaranga yo kuvuga ati gufashe n'ibihumbi 100 ku byerekeranye na kamera, ntugire impungenge. Ubwo umuntu bakamutera icyizere, kuvuga ati abantu nyamara bita no ku bibazo bya kamera nzara abakiriya beza. Ubwo ngubwo ariko imodoka bayikodesha hari abandi already bamaze kubona abakiriya aho bagurisha, ndetse na ya modoka nayo ubwayo baba babanje, ya modoka na nyirayo baba babanje kuyishakaho amakuru ahagije bayafite, ku buryo bajya kugura n'umuntu bazi n'ubwoko bw'imodoka. Imodoka bakunze ni za Ravafo, harimo na Santa Fe, muri izo modoka nyine zibona abakiriya bihuse hagati ya $20,000 n'icumi, bakazigurisha nyuma y'uko umwe yafashe akazi ko gukorana amasezerano na nyiri imodoka, undi nawe yashatse umukiriya, undi nawe araza yigurishe yayisiye. Urumva ko bakora nka timu. Waje afite ibyangombwa yahuje na carte jaune, akaba ari we nyiri imodoka, akaba wagiye gukora amasezerano, akaba ari n'undi washatse umukiriya. Ibyo bikorwa mu gihe gitoya cyane. Ikindi bakora, baba bahinda ibyangombwa nk'indangamuntu za carte jaune, amasezerano, byose biganisha kugira ngo ugura ababashe kumwizeza ko imodoka bagurisha ari iyabo. Hari naho cyane nk'aba bagurishaga bakoreshaga indangamuntu zitari izi mwabonye hano, ni indangamuntu z'impimbano. Ikindi, abenshi mu bagura nabo bizezwaga ko bagiye kugura imodoka ifite igiciro cyiza, idahenze, nawe rero akagwa muri wa mutego wo kuvuga ngo agiye kugura imodoka nziza kandi ku mafaranga make. Aho rero niho haba hakenewe ubushishozi mu bijyanye rero n'ukuntu bahimba amazina. Urugero, nk'uwo mwabonye witwa Mudatsikira Innocent, ayo niyo mazina ye ababyeyi bamwise, ariko akoresha irangamuntu y'impimbano yiyita Cyusa Brice. Ni irangamuntu mu by'ukuri uramutse unashishoje ukayitegereza ubona ko ari impimbano, ari incura. Ariko kwa kudashishoza kw'abantu na kwa kundi baba bamwijeje ko afite imodoka kandi ari iye, umuntu agatwarwa na kwa kuntu kw'igiciro gitoya. Uyu yagurishije imodoka izo gufatirwa Kayonza, hari aho yayigurishije yitwa Cyusa Brice, ahandi Cyusa Brice ni izina ry'irihimbano, waravuga ngo ni izina ry'akazi. Ubundi amazina y'ababyeyi bamwise ni Mudatsikira Innocent. Hari aho rero yagurishije imodoka yitwa Mudatsikira Innocent, naho yitwa Cyusa Brice. Mwababonye ni abagabo bashikamye basa neza. Bo baravuga ati iyo twambaye neza rwose, umuntu iyo arebye abona ko afite imodoka
buriya ntimugire ngo ni abantu b'injiji barize bumvise n'uburyo bazi indimi, bavuga indimi neza cyane, indimi zitandukanye z'amahanga kongera ku kinyarwanda. Urumva rero abantu rero bava muri iyo mitego ngo baje kuri icyongereza ngo bavuga igifaransa cyiza, bagasa neza, bambaye neza, mu imodoka niye, bakagwa mu mutego wo kutita kureba no kwitegereza ibyangombwa. Nzeyimana Patrick niyo mazina ye, nawe yagurishije imodoka y'Igicumbi yiyise Ndaribitse Isaac. Ubu hari abantu bazi ko yaguze imodoka n'uwitwa Ndaribitse Isaac. Uwo Ndaribitse Isaac ntabaho. Mu by'ukuri niba hano twumva harazi ko yaguze imodoka n'umuntu witwa Ndaribitse Isaac, waguze n'umuntu utabaho. Amazina ye yenyewe ni Nzeyimana Patrick. Kimwe n'umuntu waguze n'imodoka ya Cyusa Bruce, waguze n'umuntu utabaho. Amazina ye Camille, amazina y'ababyeyi bamwise Mudatsikira Innocent. Aba bose rero mu bafashwe no muri ziriya modoka enye zasubijwe ba nyirazo bamwe bumva ku rwego rw'ubugenzacyaha bahamagara ati imodoka yawe twayifashe yari igitereka da iyo narayikodesheje, baje gutura. Kuvuga ngo hariho ahantu hamwe ubu ngubu tuza kugira inama abantu bakajya bashishoza. Niyo nagize Damien yiyise Masenyesho Jean amugurishiriza imodoka icyangombwa cy'igihimbano, kugurisha imodoka yiyise amazina ye, bayigurishiriza Nyamagana. Aba bose rero ari inama yari bagerageza gukoresha kugira ngo badafata. Ejo bakagurisha imodoka yiyise amazina, ejo ni Cyusa Bruce, ejo ni Mudatsikira Innocent, ubundi Nzeyimana Patrick, ubundi Ndaribitse Isaac. Ayo nama yari yose bagendaga bakoresha. Rero ibyaha bakurikiranwamo ibyaha bitandukanye, bifite ibihano bitandukanye nabyo. Icyaha gitoya gihanishwa igihano cy'imyaka 2, kinini gihanishwa igifungo cy'imyaka 10. Ubwo ubucamanza nibwo buzagena igihano bazabaha bitewe n'ibyaha bazabahamije. Ubutumwa dutanga, turatanga ubutumwa bwa mbere, turabugenera abantu bakodesha imodoka. Abantu bakodesha imodoka turabagenera ubutumwa mu buryo bwa rusange. Twavuga ko bagomba kugira amakenga. Iyo tuvuga amakenga hano ni ugushishoza, nta kindi tuba tuvuga. Gushishoza niko kugira amakenga, nicyo dusaba abantu. Ntabwo umuntu uje akubwira imari ishyushye, uje akubwira igiciro gitoya, ujye wibaza ariko umuntu afitiye neza. Barasabwa kugira amakenga mbere yo guha umuntu imodoka yawe ngo ayitware. Banza umenye uyihaye, umenye aho ataha, ndetse uverifiye n'ibyangombwa. Kuko twabonye ko nagera cyakagukubita akarangamuntu, ufite uburenganzira bwo gufata yarangamuntu ukayitegereza, kuko imodoka ni iyawe, ukayiha umuntu uzi, ndetse ukamenya n'aho ataha. Kuko twabonye ko aba bantu babikora. Si ubwa mbere abantu bakodeshejwe imodoka, abantu bagakodesha imodoka bakajya kuzikoresha ibyaha. Si ubwa mbere twicaye hano tubivuga. Muzi abasore bigeze gufatwa bakodeshaga imodoka bakajya gusambanyirizamo abakobwa, bahuriye nabo ku kintu bita Tinda, ya app yitwa Tinda. Murabyibuka abakodeshaga imodoka bakajya kuzibisha. N'abasore bicaga imodoka bakongera bakazikora, bagakodesha imodoka bakajya kuzibiramo ibintu. Murabyibuka ibyo byose. Turasaba abantu bakodesha amamodoka yikamo n'utwo dufaranga bushukisha, kuko gukodesha imodoka umuntu akajya kuyikoresha ibyaha niwo wa mbere ukurikirana. Uriya muntu aramutse abuze byakugora cyane kuvuga ukuntu iyo modoka yafatiwe mu byaha
ntaho uhuriye nayo, akodesha imodoka akajya kuyikoresha amageni, akajya kuyitwaramo ibintu bitabaho. Rero bagira amakenga ugikodesha imodoka udashingiye ku mafaranga ngo yagushukishije, ubanza umenye ibikoresho bariho. Ikindi noneho rero abagura imodoka nka bariya abantu baguze imodoka izo enye, hari n'izindi zigishakishwa, ubu ngubu barahombye, baguze n'umuntu utari. Kwirinda rero ibihombo nk'ibyo ngibyo, amafaranga n'aya wowe ugiye kugura, nta kintu cyo kugushyushya ngo imari itagucika. Ibintu ngo dutomboye imari ishyushye nibyo bigata mu gihombo nk'iki ngiki. Hari n'abandi bafata za modoka zikagenda zigashyirwa muri rambere, ugasanga imodoka yawe bayishyize muri rambere kubera ko wa muntu yayitanze nka rambere, barashaka amafaranga ashingiye ku byangombwa nk'ibi ngibi. Umuntu akodesha imodoka akagenda akayikubita muri rambere, bagafata amafaranga bakagenda. Ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kwitondera. Ugomba kumenya amakuru y'imodoka yawe ya buri munsi, kukubwira ngo iyi modoka nzima, iyi modoka mbonye. Ese kwemera imodoka ngo ujye muri rambere utange amafaranga, cyangwa se kwemera ngo waguze imodoka, ibyo ni ibibazo cyane aba bantu bagwa mu gihugu. Kuvuga ngo niba ugiye kugura imodoka, umenya niba ugura na nyirayo, kuko amafaranga ni ayawe, ubanza unaverifiye muri Rwanda Revenue, umenye uyigurisha niba ari nyirayo koko. Icya kabiri, wowe nk'umukiriya amafaranga ni ayawe, urigutishwa n'iki? Cyane ibi bintu byo kujya muri rambere ugatanga imodoka bitera igihombo nk'iki ngiki. Mu by'ukuri turashimira abaturage cyane bagize uruhare muri ibi bintu, mu gufata izi modoka. Turashima ubufatanye bwabo, niyo dufatanye mu kurwanya ibyaha, ariko tunagaya cyane n'aba bantu. Mwabonye aba bagabo n'abagabo bubatse, ubu imiryango yabo cyangwa se n'ababazi muri quartier bari gutungura, ariko bafatiwe muri ibi bikorwa byo kwimodoka. Turagaya cyane abantu. Iki gihugu gitanga amahirwe mu buryo bufatika, ariko nta bintu byo kuvuga ngo ugiye mu bujura. Gitanga amahirwe yo kwihangira imirimo. Bihangira imirimo baganisha muri ibi bikorwa by'ubujura nta mahirwe bafite. Ubushobozi urwego rw'ubugenzacyaha burawufite, ubushake, ububasha, ubufatanye n'abaturage. Abo bantu rero rwose bashatse bari